numutera inshuro eshatu muga ari kuntera ibijagi numutera inshuro eshatu rimwe natumuteye yego natumuteye none se muga ko yikubise hasi se Allo mana yanjye telefone ya muganga ivuyeho none ibi bintu bigenze gutya ndabigenza ne mana yanjye mana nyagasani kumva yongeye gucamo mana kumva yongeye gucamo nose muga telefone yaribaye ikiyikubise hasi ku maguru ye udutaka nducira inshuro eshatu nongera ntumutere yego kubirenge ku maguru numutera inshuro zingahe tumutera inshuro eshatu mwana wanjye kubirenge yego nabikoze tegereza aho gatoya umwana aguhaguruka atangiye guhembuka muga yego biraza gukunda mwana wanjye se muga yego mana nyagasani ubigenje ute kuko je yari yarananiye yarirukanze imihanda yose iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Oh yes, reka nongera ngo ikaze adukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyashya Rwanda rwanya rwakazamura ibyisho bya Rwanda bagakamutoro saa 7 bwa saa mateka cyangwa gasambi ubundi wicare kuri Manzi na Innocent TV wirebere byinshi byiza tuba twagutegura umwaka Manzi na Innocent TV dufite akazi kenshi kandi mu gihe gito no gusaba kuri subscribe nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinginga ngo usaba cyane kujya unasharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere mu mpande zigiye zitandukanye zireka mfata umwanya nshimira umuntu wese ufata umwanya we akanyandikira muri comment akambwira ngo Nyashya ongera ibingibi cyangwa se gabanya ibingibi reka rero ntangire mpera zikaza abantu bari ku migabane itandukanye bari muri Amerika Asia Uburayi ndetse na Afrika kuzamuka kugera za Australia n'abari mu bihugu by'ubuturanyi Burundi Kongo Kenya ndetse na Uganda uyu munsi none ushaka kwibaza ngo nakoreye ese nagiye hehe n'abantu mwe mu mazi iminsi mubona nirukanka kuri Sadunda amanywa nijoro ntago nkiryama n'uwira mu maso yanjye ubonamwe ibitotsi byinshi cyane ndetse n'umunaniro nta yindi mpamvu rero ibitera n'uguhangayika kwishi cyane nibaza ngo umuryango wa Innocent uri kumfata gute ese nimba ibintu byarabaye ari nge turi kumwe umuntu akaba yarirukanza agasubira imihanda najya kubibwira umugore we ntabyumve ndakora iki kugira ngo noneho famille yiwe yongere ingirire ikizere eske ndakora iki kugira ngo Sadunda yongere agaruke mu rugo abo mwana mu rugo cyangwa se yegera famille yiwe n'abantu mwe njye ubwanjye nafashe risk ndavuga ati kama mbaye ntabwo ndi kubona umuntu usengera Sadunda ngo agaruke mu rugo rwe njyewe mvugana na muganga mpamagara muganga ndamubwira ati mfite ikibazo iki niki nari ndimo nkoresha umuntu ikiganiro arangije arasara arirukanka yirukanka imihanda yose arambaza ati uwo muntu ari imihanda cyangwa yasariye mu rugo rwe ndamubwira ati ari imihanda rimwe ndamubona iyindi umunsi nkagira ute nkamubura arambwira ati wowe rero ahantu uwo muntu akunda kuba ari urahazi namubwira ati rimwe na rimwe haraho musanga ahandi asanga ari ahandi hantu hatandukanye naho yarari arambwira ati rero ugomba ibingibi ugomba kumpereza ibingibi nkakwereka kuntu tuzavura umuntu wawe namubwira ati je icyo wansaba cyose nditayari kuba nakigwa ku buryo ura muntu yaza yagaruka akaba umuntu muzima akayegera famille yiwe uburyo umugore we yantoteje mwarabyumvishe ntago mfite kongera kumusubira imbere ntari kumwe n'umugabo we arambwira ati we rero genda nimba uzahana akunda kuba ari rimwe na rimwe nuzamugeraho uzamamagare nkubwire icyo kugira ute nkubwire icyo gukora ndamwumva n'abantu mwe ndavuga ati niba ngiyeyo ntago ndi bugende gutyo niba muganga yaranyijeje ko niduhura nawe azambwira ibyo azakora cyangwa se azambwira ibyo ngenzi zakora agahita akira
naciye ku gashopu abati umuntu nkuriya w'umusazi ntago nimba nakize ntago nibo muzamure mu rugo n'amabogisa mwabonye ko ariwe yagiye yambaye naciye ku gashopu nguru twenda ni dushyashya navuga ati wenda ni magera nkabona kize genda ahita mwambika ino myenda muzamure mu rugo ameze neza ubu ngubu niho ngiye nitwaje n'agasume kubera ko iyo bamaze kumenya ko bakize nabo bagira iki bagira ipfunwe ntago twakambara mu muhanda kamembe ngiye yo rero ngiye ku kizere cya muganga ningira amahirwe biraba ubwo nyine nibyanga nuko uzashaka ukuntu umuntu azamuka imisozi yazakanyarira akajya na za ruguru kujya muri Kongo akajya kumusengera akareba ko byagira ute byakunda izi karitsiye rero hari umuntu wambwiye ngo ntihakunda kumubona muri izi karitsiye arambwira ati ejo yari yahamubonye ati nuno munsi muri ano masaha yasangahera muri ano masaha ya saa 9 gakunda kuba hari mwabantu mwe kamerama tunga kamera ira hirya urebera uramuntu nimba ari umuntu uri gukora ubuyede nimba ari umuntu ndabona umuntu uhagaze ku mucanga nimba ari umuntu uri gukora ubuyede nimba ari umuntu uri gucuruza gusa uko ndi kubibona ndabona ari umuntu yambaye bya envelope ku mutwe ari kariya cameraman ni Sado na bro tugenda niwe mana ntabyo gutira abantu uko bigaragara niwe banguka bro niwe kake umugaragaze wese ijana kurindi bro niwe njerere cyo nashaka ntago nshaka itambona ako kanya direct urumva kuko aramutse mbonye yahita yiruka kambaze mpamagare muganga mubwire ko mubonye itucungira hanga wegenda umugaragarize fresh kugira ngo uramubona ko niwe mwabantu mwe kubw'amahirwe ndamubonye dore niwe genda hamagara muganga nitsimbye hanga kubera ko ngiye aramutse mbonye kaba none sinzi ibintu ari kunywa nimba ari byeri nimba ari ibiki kamerama umubereke neza ijana kurindi hamagare muganga numve kagende nsatira hariya ntago nshaka ko ngiwe ari bugira utari bumbone kuko nkomeze gucana mu muhanda urabona ko yambona nkomeze gucika amanuka hano mu ishyamba none ngiye nzamukira hara hirya halo yego mwana wanjye muga yego mwana wanjye wa murwayi ndamubonye uramubonye mwana wanjye yego wa murwayi ndamubonye ariko sinshaka kumwegera kuko iyo mwegereye ahita yirukanka ugasanga dutangiye kurwana ndakumva mwana wanjye uranyumva ndakukumva mwana wanjye ntugire ikibazo ngewe sinshaka kumwiyereka mu maso yego mwana wanjye ari mu muhanda ngiye naciye hepfo mu ishyamba kamerama umwerekane neza yego kwirukanka mbwira vuba umva yewe mwa ndakumva rero ufata udutaka uducireho inshuro 3 udutaka tumeze dute udutaka two hasi twaho yakandagiye mwana wanjye yarakandagiye ahantu ku mucanga bari we mfataho gato fata ko dutaka yarakandagiyeho none se ko mugange mfite ubwoba bwo kumwegera oya humura mwana wanjye ntatuba humura ntatuba kuba yakomeje kwirukanka nyine fata ko dutaka uducireho inshuro 3 ntugire nte uducireho inshuro 3 yego mwana wanjye nurangiza tumumingireho tumutera inshuro 3 nanone mwana wanjye ntumutera inshuro 3 yego ntumutera inshuro 3 muga ari kuntera ibijagi ntumutera inshuro 3 tumutera mwana wanjye rimwe natumuteye ongera yego natumuteye none se muga ko yikubise hasi se yego yikubise hasi yego ntacaba yewe mwana wanjye oya none se ko mbona yikubise hasi ngiye no kumwegera ntago nabishobora yikubise hasi muga Halo mana yanjye telefone ya muganga ivuyeho none ibi bintu bigenze gutya ndabigenza ne mana yanjye mana nyagasane kumva yongeye gucamo mana kumva yongeye gucamo nose muga telefone yari baye iki yikubise hasi yego humura ariko mwana wanjye mwana araza gukira humura none se mwana araza gukira none se ko yikubise hasi ndabigenza mana yanjye
telefone ya muganga none umusindi bya amuga mana kanongera umuhamagare nyagasani mana yanjye yikubise hasi ubusindi cyo ndi bukore gusa rero nimba guye hasi ntago nakomeza kureka ngo abantu bose bakomeze bagira ute bamuboneka nshaka kuntu mutwikira rwose kuntu mutwikira kurya abantu badakomeza kumerera ibibaye hangaha. Telefone yawe yabaye kimuga? Telefone sinzi ikibazo ari uhuye nacyo mwana wanjye. None se biragenda bite? Yajyanye hasi umwana. Yikubise hasi muga, yikubise hasi. Yego fata udutaka wongera umutere ku maguru. Ku maguru ye? Udukira inshuro 3 wongera tumutere. Udutaka ndukira inshuro 3 nongera ntumutere. Yego ku birenge ku maguru. Numutere inshuro zingahe? Tumutere inshuro 3 mwana wanjye. Ku birenge? Yego. Nabikoze? Tegereza aho gato uyu mwana aguhaguruka. Atangiye guhembuka muga. Yego biraza gukunda mwana wanjye. Atangiye guhembuka. Agatare kamakuru. Muzeruka gutanga agatare kamakuru mwa. Mana nyagasani telefone ya muganga rero ivuyeho nta namubaza kanongera mu nose muga. Yego. Ndikukubwira. Yego. Kamera. Ndikukubwira nti mutere utudutaka ku maguru inshuro 3. Natumuteye yanahagurutse yanahembutse. Amwana yabamuzima mwana wanjye humura. Yabaye muzima. Sado bimeze bite? Namuze baje gutanga agatare kamakuru mwana we. None se muga? Yego. Mana nyagasani ubigenje ute kuko je yari yarananiye yarirukanze imihanda yose. Uyahumura nagari ngoma kumuvura ruko ahari. Yego. Niyo yabadani namufasha kumura mwana wanjye. Ndabona atangiye kweyuka, atangiye guhumeka mo gake yatuje. Mwana wanjye biraza kugenda neza. None se muga? Ubikoze ute? Oya humura amera neza. Humura n'ubasha duhabwa n'abakurambere. None se muga? N'ababyeyi badufasha. N'ababyeyi badufasha natwe tukabafasha abana bacu. None se muga? Yego mwana wanjye. Usibye ibi bintu ukoze ibitangaza nge ntamenya n'uburyo mbivuga. Umuntu nimba yirukanka imihanda ngewe mwirukanwa amanywa nijoro naramubuze. Oya humura mwana wanjye ubyatunganye giye gusubira mu rugo. Ibindi mukora se ni ibiki? Dutanga urubyaro ku barubuze. Tugatanga akazi ku bakabuze. Yego. Indwara zananiranye nazo turazivura mwana wanjye. Zose. Tugoroza bwibwe. Ibyibwe turabigaruza nabyo. Byose. None se muga mbigenze ne nkora iki? Uyu mwana mufata umujyane mu rugo kandi byakunze mwana wanjye. Ubu byarangiye? Oya byarangiye kandi mwibagirwa gutanga agaturo kamakuru. N'agatabi tuzabahana mwana wanjye. None se umuntu utabegereye nawe mwamukorera? Oya nawe twamufasha mwana wanjye none se ubundi kugufasha turi kumwe sa. Izi nimero zawe ndaza kuzishyira ku kiganiro. Ndaza kuzishyira ku nzajya mbafasha mwana wanjye nicyo tubereyeho. Muga. Urabakoze ubwigisigaye no kuzaza gushimira. Oya muzaza gushimira nimutanashimira nzabahana wa mwana we. Muga basi reka mbe nkuretse ndeke kumugeza mu rugo. Yego mwana wanjye mujyane mu rugo kandi biraza kugenda neza. Sawa murakoze mubyeyi. Sadu. Andine. Bimeze biti? Kamera mama mereza zankwe tumwambike bite mujyana. None ibitangaza bibere hangaha inka bya bindi byabereye ikana. Mana yanjye ndabigenza n'ubwo. Sadu. Oya haguruka gake witonze. Haguruka gake witonze kurya abantu batakubona. None se ahantu rura hazi? Ni he? Haguruka. Tugende wambara. Bireze inkweto kamerama. Ambara inkweto. Ibi ngibi ibisa ntago bizi kandi wari ubifite. Ibi byari ibyawe. Urogera mu rugo. Igisebe wagitonyoye wakigize intuze tugende. Byihorere tugende urogera mu rugo. Ambara. Usarambarira Imana yanjye. Wasura ajya kwambara kunze abantu tuhere tujyararya mu akara gashyamba. Manuka guno tugende. Wajya kwambara kunze abantu ibyo byihorere ntacyo bivuze. Tugende. Icyangombwa nuko kiza ibindi nta bindi. Igisebe wagitonyoye ari kugikubita mu mazi. Twihuta ariko tugende mu rugo umuntu ajye kukwita. Yagasani Mana yanyu ibintu nibiki. Ahantu uri umeze neza humura. Hamenye ute Genda nari mpazi. Manuka hano mu ishyamba. Manuka wambara hanga tugende tujye mu rugo.
ibindi tuzabiganiraho wabaye neza. By'ukuri hano n'ibiki byose ntabwo ngiye ibyo bindeba, nta nubwo nshaka kubimenya. Ngwino wowe urumva ubanze wambare, numara kwambara ibindi turaza kubiganira tugeze mu rugo. Dore imyenda ngiyambara, ambara dore ngimyenda, ambara mwana. Ariko mbere yuko wambara bimeze biti? Bimeze biti? None se uvuye ahantu warurura hasi ore mbwiza ukuri n'ukuri kw'Imana, umeze uturi kwiyumva utakakaye ndumva naniwe. Ntabwo byabura basi humura uramera neza. Basi reka nkubaze, aha waruri bari mbwiza ukuri waruri muze mwasanze nambaye ubusa gutya ijana kuri ni wabwo sivuga ngo wagiye unambaye ubusa, vuga ngo wagiye unambaye ubusa. Gusa ntabwo ubyibuka igihe twari turi mu kiganiro ukirukanka wambaye ubusa. Ntabwo mbyibuka. Usa gutya none hari n'ibindi wakoze binarenze ibi ngibi bro. Uzi kugira ngo menye ahantu uri, ngiye menye ahantu uzi amafaranga kugendeyo wowe. Uzi kugira ngo muganga kuvure mane go ndori n'ugutyo umeze iyisume ninjye nyizanye. Dore wari wambaye boxer yonyine umuntu w'umugabo ni wirugaga wirukanka ku gasozi. Ariko Sadu urebe neza ukontorore umuntu ujye kugenda wo gutya bizarangira nakwishe. Nese nkubaze uba abantu ibintu babibonye se? Kuko babibonaga buri munsi. Ahubwo nk'abantu mwe njye cimye Imana sibyo, Imana ikoze ibi bintu kaba yongeye usibye dore n'abandi badufugire singabanga. Ahubwo gira vuba tuve muri iri shyamba, dore umuntu wanzanye hari haruguru arantegereje. Ibindi tuzabiganira warakize. Ni iki cyuri kwibuka basi cyabaye imbere yuko ubagurya? Nta na kimwe pe. Basi uribuka umunsi kwari turi kumwe mu kiganiro nge nawe. Ibintu umuntu amaze ukwezi yirukanka ntabwo yabimenya. Ubusaka kanya urumva urihe basi barome n'ishusho y'ahantu wumva guri. Ntabwo nahamenya ishusho y'ahantu wumva guri mu gihe wari warasaze bigezanga. Numvaga ntaza hondi, numvaga ndi nk'ahantu ku musozi ndi kumanuka nkikubita mu imanga nkongera nkazamuka. Nakarasisi narindi munene. N'abantu mwe rero uyu muntu ntago ndi bumutinze hano muri ishyamba. Dore abantu baje gushungera baza ngiye nta kibazo. Ahantu turi ni he? Aha ngaha turi nyine na ahantu wari waraturongereye, wari warataye umuryango wawe, warataye famiye yawe. Dore wirwa wirukanka hano dore ibi bintu byose ibingibi mpamya neza kandi nabyo wararaga. Ureba ibi bintu biranga mpamya neza kandi nabyo wararaga. Kuko ngiye nkubonye hararuguru wikore harada kwereka n'ibindi byo ibi byose si ibyawe se. Reba ubuzima babagamo bro. Mwabantu mwe mudukurikirana murabibona ukuntu ibintu bigenze. Ngiye kumuzamura, hari umuntu ari wanzanye mu modoka hararuguru, ntasanga wenda yanivumbo gatanyije ashaka kugenda. Reka muzamure ngende mbanze mwiteho, nimara kumwoza mujyane muri famiye yiwe ameze neza. Nta kindi Imana ikumera umugisha wafashe umwanya ukadusengera. Umuryango wanjye urabizi. Umuryango wawe urabizi. Baranandutse baranuka ariko urishimaho umurahumura wigira ikibazo icyangombwa no kukizi waye neza. Mwabantu mwe rero reka tujyane, ngiye kugenda mwoze mwiteho mujyane muri famiye yiwe. Nyirukane na Innocent Simon kumera umugisha wafashe umwanya ukadusengera, ndetse nawe wajye umpa ibitekerezo bigiye bitandukanye. Reka nshimire na muganga cyane uko iki gikorwa. Imana ibampera umugisha.